Ese wari uzi ko ubuki bufite imbaraga zishobora guhindura ubuzima bwawe? Muri iyi video turaganira ku kamaro k'ubuki, umenye n'impamvu abahanga mu by'ubuzima bemeza ko ubuki ari umuti w'ibanga. Reba iyi video kugeza ku musozo wayo kuko turabagezaho ibanga ryihishe ry'ubuki rishobora kugufasha kurwanya indwara, kugira uruhu rwiza no kongera imbaraga mu mubiri wawe. Uratungurwa n'ukuntu ubuki bushobora kuba umufasha mwiza mu mirire yawe ndetse n'uburyo bworoshye bwo kubukoresha mu buzima bwa buri munsi. Reka tubanze tuganire ku kuntu wamenya ko ubuki bwawe ari umwimerere cyangwa se natural. Wakoresha uburyo bworoshye nko gufata akayiko k'ubuki ukagashyira mu gikombe cy'amazi ashyushye. Niba ubuki bwakwirakwiye mu mazi, bishobora kuba ikimenyetso ko ubwo buki atari ubw'umwimerere, kuko ubuki bw'umwimerere ntibukwirakwira mu mazi ashyushye. Reka noneho turebe akamaro k'ubuki ku buzima. Ubuki bufite ibinyasukari by'umwimerere byitwa glucose na fructose bifasha gutanga imbaraga. Niyo mpamvu usanga abakinnyi benshi barya ubuki mbere cyangwa nyuma yo gukora siporo. Bufite ndetse n'intungamubiri nyinshi, harimo vitamine nka B6 ndetse n'ibyubaka umubiri. Bufasha rero mu gukomeza imikaya no guha umubiri ingufu. Ubuki bufite ndetse n'ubushobozi bwo kongera ubudahangarwa bw'umubiri cyangwa se immune system, bigafasha mu kurwanya indwara z'ubukonje nk'inkorora, bigatuma umubiri ndetse ugira n'imbaraga zo guhangana n'izindi ndwara. Iyo ukoresheje ikiyiko cy'ubuki mbere yo kujya kuryama, bigufasha guhumeka neza no kugabanya inkorora. Ubuki bufasha ndetse no mu igogora. Icyo ushobora kuba utari uzi ni uko bufasha igifu cyawe kugabanya kubyimba, cyane cyane mu gihe urwaye gastrite. Ubushakashatsi bwakozwe ndetse bwerekana ko ubuki bugabanya umunaniro ukabije. Ubuki ni isoko y'amahoro mu mubiri wawe. Iyo umubiri wawe ukeneye kongera ingufu cyangwa kugabanya umunaniro, ikiyiko cy'ubuki gusa kiba gihagije. Ubuki bukoreshwa ndetse no mu buvuzi gakondo. Bukoreshwa kuvura ibiheri mu maso, kubera ko ari umuti ukomeye wo gusukura uruhu. Uko wabikora ni uko wafata ubuki bw'umwimerere ukabusiga ku ruhu, ukibasira ahafite ikibazo. Ugomba kuburekeraho nk'iminota 15 cyangwa 20, hanyuma ugakaraba n'amazi ashyushye. Ibi bikorwa rimwe cyangwa kabiri mu cyumweru. Bufasha ndetse mu kuvura ikibazo cyo gusinzira bigoranye cyangwa se insomnia. Ubuki bufasha gutuza ubwonko bigatuma usinzira neza. Uko wabikora ni uko wavanga ikiyiko kimwe cy'ubuki mu gikombe cy'amata ashyushye. Ibi ukabikora mbere yo kuryama kugira ngo bikugirire akamaro. Kugira ngo ukoreshe ubuki neza mu buvuzi gakondo, ugomba guhitamo ubuki bw'umwimerere, kubera ko iyo ubuki buvanze n'ibindi bintu bikozwe mu nganda, ubushobozi bwabwo buragabanyuka. Ubwo rero niba ushaka ubuki bukora neza mu buvuzi gakondo, ugomba gushyira imbere ubuki bw'umwimerere. Kandi ugomba kugisha inama muganga mu gihe waba ufite allergies ziterwa n'indabo runaka. Ibi ni ukugira ngo butakugiraho ingaruka. Akandi kamaro k'ubuki ni uko bukoreshwa mu kuvura uburwayi bw'amenyo. Ubuki bukoreshwa mu kuvura ibibazo by'amenyo nko kubyimba kw'ishinya. Hari amavuta yo gusukura amenyo yakozwe hakoreshejwe ubuki bw'umwimerere, kubera ko bufasha gusukura mikorobe zo mu kanwa. Ubuvuzi bwa kizungu nabwo bwemeza ubuki nk'umuti. Ubuki bwifashishwa mu kuvura ibisebe by'abarwayi ba diyabete no gufasha abarwaye mu myanya y'ubuhumekero. Ni byiza kumenya ko ubuki atari uburozi ku barwaye diyabete, ahubwo bushobora gutanga isukari y'umwimerere idahungabanya umubiri. Akandi kamaro k'ubuki ni uko bufasha gukomera k'umusatsi. Burinda umusatsi gusaza no gucika. Bifasha gukomeza imizi y'umusatsi, bikawurinda gucika bitewe n'ibiburimo nka zinc, iron na magnesium.
uko wabukoresha ni ugusiga ubuki ku mizi y'umusatsi wongeyeho amazi make, ukabirekeraho iminota 15 cyangwa 20 kandi ukabikora rimwe cyangwa kabiri mu cyumweru. Ufasha no kurinda umusatsi ibisebe byo ku ruhu kubera ko ubuki bufite ubushobozi bwo kwica mikorobe iyo bwashyizwe ku ruhu. Ubwo rero ufasha kurwanya ibibazo by'ibisebe cyangwa ibiheri bishobora kwangiza imizi y'umusatsi. Ufasha ndetse no kuzamura imikurire y'umusatsi kubera ko utuma amaraso yinjira neza mu mizi y'umusatsi. Vitamine C na B ziri muri bwo zifasha mu gukura neza k'umusatsi. Ugomba kubukoresha ku musatsi wumutse kandi ugahitamo ubuki bw'umwimerere kugira ngo ubone umusaruro ushimishije. Reka noneho tuganire ukuntu wakoresha ubuki kugira ngo ubone umusaruro n'akamaro twaganiriye. Gerageza gutangira umunsi wawe ufata igikombe cy'amazi y'akazuyazi, ukongeramo ikiyiko kimwe cy'ubuki bw'umwimerere, ukabivanga neza ukabinywa mu gitondo nta kindi urarya. Ibi bifasha mu gusukura igifu, bigafasha mu igogora, bigabanya ndetse n'isukari nyinshi mu maraso, bigatanga n'ingufu z'ako kanya n'iz'umunsi wose. Ugomba ndetse no gukoresha ubuki nk'igisimbura isukari. Ushobora guteka icyayi ugashyiramo ikiyiko kimwe cy'ubuki aho gushyiramo isukari. Reka turebe uko wabukoresha ku ruhu rwawe. Vanga ubuki n'indimu ikiyiko kimwe cya buri kimwe, ukabisiga mu maso, ukabirekeraho iminota 15 cyangwa 20 ukabona guhanagura. Ibi bifasha uruhu rwawe gusubirana itoto, bigafasha no gukuraho ibiheri. Kugira ngo ubuki bugufashe kuvura ibisebe, siga ubuki ku gisebe cyangwa ahandi hari ikibazo, ukabirekeraho iminota 15 cyangwa 30 hanyuma ukahanagura. Ibi bikora neza mu gusukura ibisebe no kubirinda kuzana udukoko. Ubuki ni umutungo karemano ufite akamaro kanini ku buzima bwacu bwa buri munsi, uhereye ku mafunguro, ku bwiza ndetse no ku buzima muri rusange. Ubuki bushobora kugufasha guhindura imibereho yawe. Ubuzima bwawe bwiza butangirira ku byo uhitamo uyu munsi. Ubwo rero fata ubuki nk'umugisha w'umwimerere niba ushaka kwiyitaho. Tangira uyu munsi ugire ubuki inshuti yawe ya buri munsi. Mwibuke ko impinduka ziza buhoro buhoro ariko zitangira ku cyemezo kimwe cyiza. Murakoze kuba mwabanye natwe mugakurikirana iyi video kugeza ku musozo wayo. Ntimwibagirwe gukanda subscribe, like, kutuganiriza ibitekerezo byanyu cyangwa ibibazo mwaba mufite muri comments ndetse no gusangiza iyi video ku nshuti n'abavandimwe. Naho ubutaha.